Tuko
kuko impamvu dushaka Imana yamamara nuko hari igitabo Imana yamamaye. None tugiye kubamamara, wamamare cyane. Haleluya, wamamare, wamamare, wamamare,
abantu bafashwe tuzamura Imana icyubahiro cyane. Haleluya. Amujuminisha umwuka wawe manero pone usalama kuwawe kafaka wawe ni moni na mama kutanishuru
iciye musiruka ntabwo yari iciye ku irembo ku irembo ku irembo Imana yambwiye ngo abantu babasinyishibarira
bakarera by'ukuri, Imana ishobora igisebo wahuye nacyo si cyo kukwica. Haleluya. Inama wahuye nacyo si zo kukwica, ahubwo umukomere umubwire ngo nizo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Noneho abaporo n'abazi ni abarokore, bazi kuvuga inkuru z'abandi ariko ntabwo bazi kuvuga inkuru zabo. Noneho mubwire ngo Imana igihe yaba icyo kuvuga kandi cy'ukuri. Yesaya ariruka ageze kwa Hezekiya aramubwira ngo Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazongera kubaho, ugiye gupfa. Hezekiya arangije ababona abisi ubwo ari Yesaya ubihanuye ugiye kubaho. Shingiye ko ku ngoma yanjye hari ibyo yahanuye bigasohora, shingiye ko hari ibyo yahanuye abandi bantu bigasohora, shingiye ko yahanuye abagore babirebesha amaso, shingiye ko yahanuye abashomeri nkabibonesha amaso, shingiye ko yahanuye inguma nkazibonesha amaso zikapfa. Ubu ngiye gupfa, ariko nubwo ngiye gupfa ndabizi ko Imana yacu igira imbabazi nyinshi, itinda kurakara kandi ijya yivuguruza. Ngo muri ako kanya ngo Hezekiya acunga Yesaya agiye, warangije barahindukira ngo yerekere vuba ahitaka. Bwira mugeze mu gihe cyo gutakira abantu cyarangiye, takira Imana kuko gutakira nibo bakuvuga. Haleluya. Agutakira nibo bagusebya, abuganiriza uzimo nimara gutibaza nibo bakuvamo bakajya kuvuga barangiza bakanongera. Ariko nagira ngo ubwire ngo igihe kirageze kugira ngo Imana igaragaze bene abo bantu, igihe kirageze kugira ngo Imana ibishime. Kuzamura Imana icyubahiro. Barayibwira ngo mwana we ibuka, wiramugeza wibuka. Barayibwira ngo ibuka, kora yawe ari byo gukiranuka mu maso yawe. Ntabwo nigeze mutukisha, ntabwo nigeze muganyisha, ntabwo nigeze n'izina ryawe rituka. Warangije bayereka Imana inzu yari yarubatse yayo, warangije baraboroga. Agira gute? Imana wirivuguruza. Mubwira ngo hejuru y'amagambo abantu bavuze Imana igiye kwivuguruza. Tuzamure Imana icyubahiro cyane. Haleluya. Haleluya. Sinzava kuri Yesu, kuko ari wowe umpa amahoro muri njye, kuko ari wowe umpa amahoro cyane. Haleluya. Gira gute? Hindukira uraba uhagaze, nyamukira isubira mu Egiputa, nyemera uve mu muraba, wicererezwa n'abantu b'Egiputa.
kubisoma kumvamo bicaye mu ndabyumva ngo Ezekiya ava guhanura yagiye abivuga ati yewe muri karitsiye mwiriwe mwamenye ibyabaye ati oya irimbiye kuva kwa Ezekiya ngo Ezekiya agiye gupfa agiye kugira gute yarimbiye mumenye kubwira Ezekiya ko agiye gupfa yarimbiye bajya kumubwira ko agiye gupfa mubwire ngo abavuze itabategetse bazongera bavuge yari mutumye ku Ezekiya ntabwo yari mutumye ku bandi bantu cyane haleluya nawe y'amasaha Imana ni wowe itumyeho ntabwo tujya ku bandi bantu utinze kuva n'abayobozi telefone zarenda nageze gutya utatoka utasema utatoka tuzamure Imana icyubahiro Bishop niba hari umugore wavuze Yesaya yari yavuze n'amacyama akageza hano agiye gupfa Ezekiya agize gute arapfuye bareka bavuge nawe uhindukire ibivure usenge bareka bavuge uhamagara Imana bareka bavuge uhamagara Irera bareka bavuge uhamagara Iribuka bareka bavuge uhamagara igitabara bikomeye biramubwira ngo hagarara bugeze arahagarara agira ngo ugiye kumubwira ngo arapfuye iravuga ngo subira kwa Ezekiya umubwira ngo icyambere Imana ya Aburahamu iya Isaka iya Yakobo yumvishe gutaka kwawe yumvishe gutaka kwawe ibona n'amarira yawe iravuze ngo kubaho kwawe isongeraho indi myaka 10 mu cyimba cyo gupfa mu cyimba cyo gusara Imana yabwiye maze mubwire ngo ikuremeye andi mahirwe ya kabiri haleluya utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba utakurusha kwihangana ntakajya gutera ubwoba utakurusha kuba maso ntakajya gutera ubwoba kuko yaguhamagaye bibarusha amaboko kandi yaguhamagaye byose irabitegeka cyane haleluya utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba ibitakurusha kubana n'Imana ntibikajya bigutera ubwoba ndagutangariza kuri iyi tariki ya 19 Imana ije kwanga agasuzuguro k'abandi bantu agasuzuguro k'ubukene agasuzuguro k'imiryango cyane haleluya tuzamure Imana icyubahiro amen tuzamure Imana icyubahiro iyi minsi tugezemo nta murokore ukishimiye igitangaza cy'uwo ntawe ntimutubeshye Imana izi imitima yacu ahubwo yishimira ibyago bya mugenzi we ibyishimo byacu n'ibyago byacu biva mu rukundo rumanirana wagushidikanya turiringira ntiyahemukira umwizera cyo wiringira Imana wiringira ntabura amahoro meza adashira cyane haleluya unyemera guhemukira umuntu we cyane uza ku isi wazanye nande mubaze uza ku isi wazanye nande akubwira iki mubwire ngo ntawe bazanye nawe ariko Imana igiye kuntabara bose babo ufite umuntu wazanye nawe wazanywe n'umuntu utajya utsindura urugamba wazanywe n'umuntu batajya bavuma wazanye n'umuntu
bagutera mu biganza. Yesu yari yaguteruye. Yego. Cyane haleluya. Haleluya. Tugiye gushima Imana. Ejo bundi nagiye ahantu mu modoka. Hari nijoro. Noneho hari icyo bitwaye nari ngiye mu rugo. Imbere yanjye muri bisi hari hicaye n'abagore babiri. Noneho bagenda bavuga mugenzi wabo. Bavuga mugenzi wabo. Baturuka i Kigali bamuvuga. Bavuga ukuntu yambara. Bavuga ukuntu afite amataye. Baramuvuga. Bageze ku Kibuye barasinzira. Bagira gute? Bamaze gukanguka. Sindasinzira mu modoka muri Rogera kawe. Umwe akoma ku wundi abana ati hanga twavugana ikihe kiganiro. Hanga twari mu kintu. Twavugaga marisiyana. Barongera baramuvuga. Barongera baramuvuga. Baramukangukira. Noneho bagira ibyago kugira mu modoka ahantu hamwe. Burira moto. Itakora ibakatisha indi nzira. Noneho ndangije njya mu rugo. Ngeze mu rugo numva agatima kari kure hari ko gusenga. Ninyabya ahantu mu bana. Murokore bavuga sagari muri zopa. Pendekota abagasi. Pendekota abagasi kota. Zinirigide basa. Noneho umuhanuzi w'undi abaraje. Arababwira bari mu mukiyari gusa. Irabuze ngo mwaje muvuga. Imuhaye amafaranga no mujye mwavuga. Mufatire mu kiganza babwira ngo bavuga ibyo batazi Imana isohoza ibyo yaganiriye. Ikintu cyambabaje naje gusanga uwo muntu bavuga muzi. Gize gute? Kandi niba ari umuntu wambitse abantu niwe. Niba ari umuntu wagaburiye abantu niwe. Ariko reka mubwire ntacyo uzakora ngo unezeze abantu. Nushaka ujya wambara urya ntacyo uzakora ngo abantu bishime bake. Tuzamure Imana icyubahiro. Iyo unanutse baravuga ngo ni sida. Iyo ubyibushye baravuga ngo ni ibinini. Iyo udafite amafaranga baravuga ngo ugira ubwenge. Wayabona bakavuga ngo uribonekeza. Washyiramo karuvati ahubwo kwa pasiteri uribata. Reka kubaza arinda kwirata igihe yari atarakenyera superi. Igihe yari atarambara pase wari umuzi. Bishop, wari umuzi. Ntabwo waje ufite igishashi y'umukara. Mwagize amavuga ibyo nareba se. Uza se naribana. Waje ufite ishashi. Igishashi. Yasenga. Imana yarebye ngo waje ufite igishashi. None umuntu yakubona mu mavuta agatangira uzi mbere yuko atwara ishashi yaratwaye iki. My friend, tasefu uko injura byihuka bakakwibone. Umunsi umwe. Amen. Cyane haleluya. Ariko wewe ntabwo nabibyumva. Ibyuma hantu ibyuma. Bavuga umuntu batari bagira niwe. Ibyuma. Nabibyumva. Tuzamure Imana icyubahiro. Cyane haleluya. Asakiye bamubwira ko agiye gupfa. Nawe yindukirira yerekera Imana. Abantu nibakwanga usanga Imana. Kuko Imana ntabwo yakwanga. Imana ntabwo yaguta. Nzakubitsa ibanga ryanjye wowe nami. Wowe niba yumvira ubusa. Nzakubwira byose ntacyo size inyuma. Wowe niba yumvira ubusa. Cyane haleluya. Imana yonyine nitakumvira ubusa. Abantu bazakumva nibarangiza bongereho. Umuntu mubwire gusarura.
tugiye gusenga. Nimvira mu rugo umugore azavugisha. Tujyana na murumuna wa madamu wari uri mu rugo. Tugeze Nyabugogo dusanga amutiyaje. Mufata ukuboko. Turambuka. Ubwire ngo ishamuna ariko bizagaragara nyuma. None abagabo b'inshuti zanjye bari barangiriye n'inama yo kurongora. Barangije kumwe ko baramuhamagara. Ahangaha turabizi ati cuwe sana. Ati umugabo wanjye wowe mumaze icyumweru mukoze ubukwe akaba atangiye gufata umukobwa. Dore hano Nyabugogo arimo aragira gute? Arimo aragenda n'agakobwa gafashe. Ubwire ngo nukuri bavuga ibyo bareba ariko ntabwo bazi impamvu. Buriya abagore kandi ndabumva nawe ari wowe wahita ufurika. N'abagabo bajya bafurika. Ahita amamagara. Hey! Peter! Umugore urwanira agashuri n'ibiti. Peter! Bishawa. Uriya! Aho ngiye ngo hazi. Uri kumwe nande? Yanda bimenye iturimo. Runaka arampamagaye ambwira ko uri kumwe n'umukobwa kandi muhagaze ahantu hasibye. Nibyo. Ndahagaze ariko ntuzi igitumye mpagaze. Attention please. Amen. None ndamubwira ngo bamubwire. Uwo navanye nawe mu rugo niwe turi kumwe. Bitabaza ndabona bakuvugisha mukuru wawe. Abagitiye. Baravugana. My friend, Imana izagukoreza abasore ufite akantu. Ufite akantu. Ibukoreza abapagani isoni ufite akantu. Witamo inshuti zawe. Ubuzima wamufasha amaboko kandi nta cyiza bakwifuza. Tuzamure Imana icyubahiro. Birisa ntabwo ireba. Birisa ntabwo ndayizi. Ntabwo bizajya kubera amagafara. Urayizi. Kandi no mu Yesu yamutabaye tuzamure. Ujyayo tuzamure Imana icyubahiro. Niho bari bicaye ureba gutya Nyabugogo. Bitaca inyuma nabwo ati tuzamuka tujye hejuru. Nari ngiye gutega umuntu warusha mu rugo w'umushyitsi atamuzi kandi ngiye ngomba kujya kureba undi muntu kagaruka mu rugo ariko atari agera muri gare. Ndagenda ndicara nawe turicara ndangira nawe ngo nimuzanire fanta. Bazana fanta abana ni muceceke. Bazanye fanta ndabaga ati nimufungure ndayifungura. Turanywa igezemo hagati ndahaguruka narasuzugura. Ndabicaye ndagenda ndabasuhuza nicaye ahantu noneho banyitegera bandeba neza. Reka mubwire numenya ko umuntu akwanga uzajya aho akwitegera neza akurebe wamara kurebe ujya kurebe uba kurebe cyane haleluya ukareba kurebe wishima kurebe umutima uzaturika. Niyo mpamvu ikote ryawe uzashyiramo kuwa mbere karuvati yawe rishyiramo no kuwa kabiri abanzi bashimira. Ntabwo uzawambara ntabwo uzawambara ikintu. Haleluya. Cyane haleluya. Ndajya mubwira amakuru yabaye kuri Ezekiel. Noneho ndagenda n'abahobera. Ngira gute n'abahobera. Amakuru ni meza. Baratangira rugo se rumeze nk'agatiri. Saba nta kibazo tu. Pitamo amagana abwira ngo ngwino. Ndagasuhuza bano arabasuhuza. Ndangije ndabwira ngo uyu yitwa runaka ni murumuna wa madamu. Ni murumuna wanjye. Pitamo gatari ko mwagiye mugabanya ibyo yanjye. Wowe runaka uhamagaje umugore umubwira ngo kumwe n'umukobwa wari uzanire turi kumwe. Yuringira ukamamagara ukambara ariko tofi ejo bundi rowe utangiye kugenda n'abakobwa akamusobanurira. Reka mubwire my friend yahise acece kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ari njyewe n'abo ngabo nta wundi muntu avugisha. Reka mubwire umwanzi wawe Imana nireba igitangaza asibaho. Gihamya yuko
ntabwo bibiri yivuze undi muntu kugira ngo dusoreze rimwe ahita ndebera Zaburi cyane. haleluya. andebera Zaburi ya 32:12-13 turasengera muri iryo jambo. ndaza kubwira ibisoma uraba yahageze mushumba ndebera uze gusoma. dore nzaheraho igicucu cy'izuba igicucu kigeze ku ntambwe z'urugerero rwa hasi ngisubiza inyuma n'izuba ry'intambwe 10. reka mubwire hari ibintu Imana igiye gusubiza inyuma byasaga nkaho byagusatirije. impamvu Imana yamubwiye ngo izasubiza izuba inyuma ni uko itaka abantu bazi ko izuba ritasubira inyuma. iyo umubwira ngo rizajya imbere n'ubundi ariko atari ko risanzwe rijya imbere. Imana igikora igitangaza yasubije inyuma. niba ugira ngo nakubeshye ijya kwambutsa Abisirayeli yabwiye Mose iramubwira ngo Mose bwira Abisirayeli basubire inyuma gatoya bakambika amahema yabo. haleluya. bagire gute? basubire inyuma gato. ntabwo Imana izagutabara utasubiye inyuma. uzabanza usubire inyuma kugira ngo utwereke abanzi bari bagukurikire, kugira ngo utwereke abakurwanya, kugira ngo utwereke abatakwemera. uzasubiza izuba intambwe 10 inyuma. hari ibintu Imana igiye gusubiza inyuma kugira ngo wemere ko wasenze Imana. mu bintu Imana igisubiza inyuma igisubiza n'imyaka inyuma. igisubiza imyaka inyuma. impamvu ubona imyaka yagucitse ukaba ubona ugikobanya mu maso ni uko itari yasubiza izuba inyuma. iyo yasubiza izuba inyuma barakubwira ngo uri umwana muto ukwishe 45. kuba ukurika ijambo ry'Imana iragusiga ikagukorera finisaje ikagutera inyungu kandi nitwisiga wajya usohoka no mu rugo utisize abantu barakubwira ati ariko turabona usa neza. ubundi kera wasaga na Satani ni izuba ry'umutara. cyangwa ari uzaba muri mutangazwa kuko nirabo hari igihe usanga ubundi maze kwiyamura ubushwamagara. iri ni izuba ry'umutara. haleluya. Imana igiye gusubiza izuba inyuma, igiye gusubiza ibyakurwanyaga inyuma, igiye gusubiza ibyaguhanyaga inyuma. ubitira ku muntu nageraga gace umubwira ngo ntabwo uzongera kubibona. tuzamura Imana icyubahiro. haleluya. ni uko izuba reraho ryari rigeze rirenga risubira inyuma umwanya w'intambwe 10 z'urugendo. Mana yanjye ndagushimira, njyewe ndayishimira. hari ibintu bihereye aho bisubira inyuma. hari ibintu bihereye aho kubera byumvishije ijambo ry'Imana bihereye aho ngaho bisubira inyuma. reka mubwire hari umwambaro umaze iminsi wambaye. turashoje. hari umwambaro umaze iminsi wambaye niwo watumye abantu bagusuzugura, niwo watumye abantu bagufata y'igihe, niwo watumye abantu bakumenyera. ariko nagira ngo mpanurire muri iri jambo tugiye gusoma mubwire ngo uyu mwambaro wari wambaye Imana inawukwambuye ntabwo uzongera kuwambara. ntabwo uzongera ubundi Imana irema yakoresheje ikirere. yakoresheje iki? yakoresheje iki? none ijambo Imana yakoresheje kurema niryo igiye gukoresha gutanga umwambaro wambaye. none urebe ukuntu Imana itangaje. bigize gute? aba ngaba ni abakobwa banjye batanga urugero ntibarakara, sibyo? bose ntibagawe n'umugore ariko muzi nta kibazo abagabo. ariko hari abo nakoraho hano bagataha bati pasiteri dutangaho urugero. ati niko yabaye ugize amahirwe yo kuboneka muri kamera z'Imana.
cyane. Haleluya. Tujye gusenga. Aba bantu ntabwo bacyawe n'umugore, none se ukubyangwa n'umugore murabona bareshya. Mbwira mugenzi wawe umugisha Imana izabona ntabwo ufite ureshya n'ubundi. None se murabona bafite ibiro bingana? None se murabona bafite amataye angana? None se murabona uyu ni inzobe, uyu ni igikara? None uyu yambaye tuno twa zahabu, haleluya, uyu natwe agize gute? None n'inkweto nujya kuzireba ntizisa, n'inzara nujya kuzireba ntiziteye kimwe, kandi aba bantu uko ari babiri baje gusaba umuntu kandi ntabwo ari bubasubize kimwe cyane. Haleluya. Tuzamure Imana icyubahiro. Uyu muntu abayeho kubera ko yariho, n'uyu nguyu nawe abayeho kubera ko yariho, ariko bose nubwo ari magirirane hari utumye babaho bose. Bwirira mugenzi wawe ntabwo ubayeho kubera abantu, ubayeho kubera Imana yavuze. Noneho aba bantu bose umuremure n'umugufi bose bateze amaboko. Bateze iki? Amaboko. Tuzamure Imana icyubahiro. Amen. Ntibateze amaboko, bireba. Cyane. Haleluya. Si umwaje Bibiliya hariya. Uyu nguyu ntari yarajuru, uyu nawe ntayisubije. Ndagira ngo mubwire ngo Imana igitanga umugisha ukava ku Mana, wamara kuva ku Mana ukaza kuri uyu, wamara kuza kuri uyu ukaza kuri uyu, wamara kuza kuri uyu ugasubira kuwuha. Ndagira ngo mubwire mugenzi wawe, mubwire bitonde ibyo wiratana n'iby'agahe gato bizasubira kuba biguhaye. Navuye mu nda ya mama. Nimushaka icyo mwambara abantu bashigimwe muzapfa nanjye ntimuzambara. Amen. Nimwicaye nsomere ijambo gusenga. Nari ndibashaka kubwira ngo nta gihe na kimwe uzatura mu mugisha wa mugenzi wawe. Imana ifite umugisha yakugeneye. Niyo mpamvu bakuru bawe abavandimwe bawe bagira amazu we ntuyigire. Niyo mpamvu iwanyu bashobora gukora amakwe wowe ntubukore. Niyo mpamvu ushobora kubaka ugasenya abavandimwe bawe bubatse. Rero umuntu wavomye ibiroha aba azi ko amarobine yose ari ibiroha. Ndabeshya se? Amen. Bife mwese ari muzizi. Ndanganeza ntabwo utarajya kuri bife. Nutarajya ejo bundi tuzagira ikirori hano cy'uriya mugabo. Nitugira ikirori cy'uriya mugabo tuzashyiramo bife muzajya ku meza. Muri bife iyo ku nyama iyo waruye igufwa urikoca. Ugira gute? Urikoca. Kujya kuri bife bisaba kujya ufite utekereza nushaka ikinyama kinini, nushaka ikintu unatwara igufwa. Ndabeshya ku bantu baramuhoteli. Kujya kuri bife bisaba gutwara gato ariko n'imujyi. Rero iyo ugiye kuri bife ukanura igufwa wihanganira igufwa ryawe. Noneho rero mbwirira mugenzi wawe yihanganira ubuzima bwe kuko si wowe wabumushyizemo, uwabumushyizemo azamumukuraho. Nose babeshya. Babeshya baba. Ntabwo muri gusengera muri gato.
ariko itangwa ntawabura ko. Amen. Cyane haleluya. Amen. Cyane haleluya. Turi mu masiganwa ariko reka dusigane twe kwitana ba mwana. Ejo bundi habaye Tour du Rwanda. None se abanyonzi bose baritangiye barabishoje. None se bagereye ku murongo rimwe. None se kuki dushaka gutabarwa? Ntabwo bizashoboka. Yesu azarinda agaruka bibamiriza tofi, azagaruka umuyenda gihari, umufunda hari, umubakisha hari, umutayera hari, n'udodesha hari. Ntabwo tuzigera turesha. Kimwe n'uko ibigeragezo byacu twese bitaresha. Wishaka gukorera mugenzi wawe ikigeragezo, hamwe n'ikigeragezo cyawe. Kandi mu kigeragezo uzava mu runakanya, ntabwo kwanabatswe n'iminsi. Iminsi niyo mibi yitwaza. Wenda kuba utofiri barakwanga, rupiyureta arakwanga, shada arakwanga, pasi barakwanga, rasheli barakwanga, Theo barakwanga, Manuel arakwanga. Ntabwo wazwe na Manuel, wazwe n'iminsi. Usabaze yo bibisi yaranganze n'umugore yashaka amusika asigara wenyine. Nisi tuma umwana yanganye. Nisi tuma wagwaga amazi aguguruza. Amen. Somera ijambo gusenga. Zaburi ya 32 12 havuze ngo wihimbiye umuborogo wanjye imbyino, unyenyuriye ibigunira byanjye, unyenyeza ibyishimo. Imana yambwiye ngo hari abantu icyanyurusha ibigunira, nuko kubacyanyurusha ibigunira igiye kubategeza ibyishimo, kandi imiborogo yabo ihinduye imbyino. Ugize gute? Turaseze. Ugize gute? Wihimbiye umuborogo wanjye imbyino. Urahiye Uwiteka Imana yampamagaye. Umuborogo wawe Imana iwuhinduye imbyino. Umuborogo wawe Imana igize gute? Amarira wariraga Imana yahinduye ibyishimo. Amarira umaranye igihe nagusongera kureba. Nakamanurira itorero ryibwire bakajagari kabazemo iminsi. Ntabwo kazongera kugaragara mu itorero. Uko Imana ihinduye amateka y'ikanisa. Haleluya. Haleluya. Imana icyanyuruye itorero ibigunira. Iyo ukeneye ibigunira uhemuwe guteza abantu amaboko. Bishop ntabwo ubeshya. Ntabwo ubeshya ni hano imbere y'Imana. Iyo ukeneye ibigunira uhora utegeye abantu amaboko. Uhora muri nyamuke ukenamuke. Ariko Imana iyo yagukenyeza ibyishimo, abana bawe bavaga aho biga bakajya mu yandi mashuri, amafaranga bakitaba. Imana yambwiye ngo amafaranga yitabye itorero. Amafaranga yitabye iki? Itorero si inzu, itorero ni jye ni wowe. Haleluya. Itorero ni wowe. Ihinduye umubabaro wawe iki? Ibyishimo. Kandi gukenyurusha ibigunira. Hari ibigunira utazongera gukenyera. Hari imyenda utazongera kwambara. Hari ibintu utazongera kuvuga. Hari icyicaro utazongera kwicara. Yani bawumishije Zaburi. Haleluya. Iyo wakenyuriye ibigunira, niyo utambutse abantu bose uva kuri musaza ukambara superi, ukava kuri superi ukambara baze yayindi ifurishwa esanse. Reka zaze bitungura z'abagore kubera ubukene bwo batapfa gushyiramo. Hari icyo fata utw'ubururu twe twabuke. Duhindura imyenda. Hari utuntu tw'ubururu twabuke. N'ubururu ntacyo. N'abakobwa ati kugira ngo bidacuya shyiramo. Gira gute? Biramugeze ngo ntabwo usongera gushyiramo ubururu. Utuntu twitwa ubururu nabo tuba mugasha
kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka, kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Akira kuririmba ishimwe ry'Imana, akira kuririmba udaceceka, akira kuririmba kwawe. Uwiteka Mana yanjye, Uwiteka Mana, nzagushima iteka ryose. Amen. akira gushima mu izina rya Yesu. Hana kuduzarugashima, hera shima Imana. Hejo twatugiye kumuramo ibintu by'ijisho ryiza, ubundi sigire ijisho ribi. Hejo bundi nari ngiye gusema, none ubona iraramiye. Hoja nta gusongera gushima ayo mashimwe, nta gusongera gushima amashimwe byo mu butayu, nta gusongera gushima amashimwe y'abantu Imana itari yataba, nta gusongera kuza hano uduteze haleluya z'imiramaro ubure bashima Imana we yabaye akabuga. No, igihe cy'akawunga kirarangiye. Akira gushima, akira guhimbaza. Urasema igihe cy'ubukombe kirarangiye. Mureke mabwiriza ukuri, mubyizere ntabwo utanga umuneke. Imana ivuganye nawe mu gihe cy'ubukombe, Imana irakirangiye. Ushaka uzaba ukiri hano udahari, hari abantu batatu Imana igiye kurangiza uyu mwaka ihaye amazu yabo. Hari Enikakota Pereko mu bantu Imana ihaye inzu nawe urimo. Enikakota Imana ihaye abantu batatu, Imana ihaye inzu mu bantu Imana ihaye inzu urimo. Bagira gute gushima iteka Enitarama mu bintu Imana ihinduye muri telefoni yawe. Akira kwibuka, ugira kwibuka, usanga uri Imana icyubahiro. Imana nawe ugiye gusanga umuntu ukwibura, ugira gute ukwibura pana uca wijumba babaje kureba waparika, usanga uri Imana icyubahiro. Amen. Kabone umuntu yarahamagaye yatazi ko Imana yahinduye amateka, yaramaze pasita uracyatuye ahandi bakata muzi ko tuzahora dukata. Twatutse Imana, twibye amateke y'Imana, twajyaye mu murima w'Imana, twakoze ikihe cyane. Ahantu narinuye nabyo ukata none wagera igihe ufite ubute ukarandura nawe ati ndoga shitani ntabwo gikata ngwino parika. Nubwo itinjiramo ariko zizahura yinjiramo. Abazimu bagira gute bawiragire cyane. Haleluya. Uzasengera ku kinamba ushaka umugisha waje kayarira. Uzasenga amasengesho kwa gatatu ushaka umuntu wiriza ibisubizo by'umuntu wiriza iminsi ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bizagutabara ngo ube kudutabara ariko tuheshe umugisha. Ujye gusenga ibi bintu urabibona kandi Imana isinzira gukishije baba wawe. Ikishije baba wawe tokitana amado yasinziremo penefu. Wari ugiye kugera igihe waje uvuga ukumva ndetse byaratari tuzi akabaga gagafunguka. Imana iragomba guteranya amagufwa yawe niko Imana irusa. Tokitana amado yasinziremo Imana nawe gukuyeho imbogo isa n'imbogo. Feke uko nabonaga ari akantu ka feke kadafite n'icyerekezo. Ubundi se twebwe abakobwa bacu tugomba kubashingira. Reka mubwire, niba waraciye mu maso yanjye ukazishingira uzapfana n'uvuga, kuko waciye mu maso hawe. Aba bantu bicaye hano wa mukobwa uje ukatubwira ati mfite umusore ariko nta bushobozi dufite, twabashakira amafaranga n'agatomo kamwe ubundi mukaza tukabasezeranya bagataha. Ushobora ntabwo wabikora, umwana ntabwo wabikora cyane. Haleluya. Ntiwakemera n'umushahara ukawutanga cyane. Haleluya. Ugiye gukora umukwe kandi ubikora
wari ufite gahunda yo kwicira inzira mu kwa gatanu